wanjyana bukarito bugare aho ushaka hose nahajya kuko ufite amafaranga ugahita mpuritingira amafaranga ngewe imodoka nyiguze ejo mu gitondo ayo mafaranga nayakoreye umunota umwe amafaranga abona umugabo agasiba undi ku buryo n'uyabonye ahinduka mu kanya gato nk'igicu ubwo ayo mafaranga akora nk'uwe musemburo mu bwonko bw'umuntu wibuke ko uyafite byose harimo icyubahiro kandi ashobora kurya kunywa no kwambara neza none se urukundo n'inshuti kuki nabyo byajemo amafaranga gutura umuhungu ukaba uri umukene yesu urubyiruko ruta urukundo rw'ubu ni amafaranga abandi bata inshuti z'ubu nizo z'amafaranga umunyarwanda abyitegereje atakana n'ifaranga urajugunya njye nitwa Jeremy iryo sezerano amafaranga twese turayakeneye ndetse turanayashaka nyuma yo kubona ko ushaka amafaranga cyane ari yakurikiye kandi ashize imbere usanga ibikorwa bye bigaragaza ko umutima n'ubwenge bwe biba bitagikorana neza naje kwibaza ni niki amafaranga ashobora gukora n'iki atashobora gukora niki ashobora gukoresha umuntu n'iki adashobora gukoresha umuntu nawe sibaza amafaranga ashobora gutuma umuntu yigurisha yarangiza akagurisha n'abandi noneho ibaza amafaranga yaguze umwana w'Imana mbere y'uko ubatwa no kwiruka inyuma y'amafaranga bimwe bita addiction banza umenye icyo ukeneye umenye igikwiye gukorwa mbere yo guhinduka inyamaswa kubera amafaranga dore ukuri utabwiwe rimwe ese bakubwiye ko nubwo uri kwirukanka inyuma y'amafaranga amafaranga ashobora kukugurira imiti ariko ntakugurire ubuzima bivuze ko ushobora gupfa ureba iyo miti ushobora kuvurirwa ahakomeye ukavurwa n'abaganga bakomeye ukagura imiti ikomeye ihambaye ukagura imiti ihambaye ariko ikibabaje imiti kuvura gupfa yo ntiwayigura kabiri bakubwiye ko amafaranga atuma usangira na benshi ariko inshuti za nyazo zitarimo abantu benshi babaye bahabana bakiza kandi burya ngo ubukwe biragoye ko bubura abashungereza bivuze ko amafaranga yawe ashobora gutuma abantu benshi bashobora kuza kugufasha kurya yawe bakagufasha kuyamara ndetse no kuyasesagura ariko ntiyakuzanira inshuti za nyazo za zindi zizagumana nawe mu gihe ayo mafaranga adahari gatatu ese byibuze bakubwiye ko ayo mafaranga ashobora kukugurira amasaha ariko ntakugurire igihe bivuze ko ushobora kugira amasaha menshi ahenze yo kwambara atandukanye y'ubwoko bwinshi ariko ibyo ntabwo byongera n'isegonda ku gihe cy'ubuzima bwawe kane ese bakubwiye ko amafaranga ashobora gutuma bagucungira umutekano ariko amahoro muri wowe akabura ibyo bivuze ko ushobora kwishyura abantu benshi bakaza bakakurinda abantu bakakuba iruhande ariko ukaguma kumva amahoro y'umutima nayo ufite bitewe n'uko gutuza no kugira amahoro bidaturuka mu mafaranga gatanu none se bakubwiye ko amafaranga ashobora kukwishyurira amashuri meza ariko ntakwishyurire ubwenge ibyo bivuze ko ushobora kugura degree na diplome zirenze ndetse ukaba wiga n'ahakomeye ariko ntiyakugurira ubwenge butari ubwo mu mpapuro wowe n'iki kintu uzi amafaranga adashobora gukora bitubwire muri comment dore ibintu bisekeje ku mafaranga burya ngo umunyabwenge buke n'amafaranga ntibarambana urukundo rw'amafaranga ni isoko y'ikibi ngo iyo amafaranga agiye n'inshuti bibuko ngo urwenya rw'umukire ruhora rusekeje ngo iyi kofi yawe ibyimbyemo akantu uba uzi kuririmba neza usa neza uri umunyabwenge ndetse uri uw'agaciro mu bantu ngo gukena si igisebe ariko nta nubwo byubahisha ese wemeranya n'uwavuze ko byaruta akaririra mu modoka aho kurira ku igare ngo amafaranga ntajya anuka ngo uko akorewe kose ahora ari amafaranga ngo ibaze kugura ibyo udakeneye mu mafaranga udafite ngo ushimishe abantu utanakunda hari uwavuze ati nzarya duke ndyame kare ubwo wowe ubyumva ute nubona wabonye amafaranga ntazagutwara umutima amafaranga aha amahoro inyangamugayo agasaza inkundamugayo